rigushoboza ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rituma kamere yacu iguma hasi. Ariko ngira byezo ngo nutumva ijambo ry'Imana nta n'icyo uzamara ku isi. Kari kababwira abantu batumva ijwi ry'Imana bakizwa nabi. Barizageze gukizwa nabi. Uzi impamvu? Nuko tuyumvira Imana. Hari abantu imitima yabo yabaye akahebwe. Niyo ijwi ry'Imana rivuga ngo sigaho hagati ngo sigaho ntabyo wumva. Sigaho wige hagati ngo sigaho. Buri muntu Pawulo yaravuze ngo uzamwite bazarababwira ngo imitima nama yabeshe ngo yabaye iki? Barayicecekesheje. Umunsi umwe nigeze kubona ishyano na abantu bazi Pastor Kanyange. Nibandi bamuzi? Kanyange atarapfa ni muri 2006 yanumiye kwigisha abaririmbyi kuramya nk'ibyo twakoze Pastor. Ariko ngiye kugenda musengera nari mfite umwana w'umuhanuzi arambwira ati genda ariko ntabwo bazabyumva bazabyumva ushoje. Nari mu mari iminsi 7 koko kandi azamara iminsi 7 ndigisha. Ku munsi wa nyuma nibwo bavuze ngo ese ibi bintu afite wakongera ikindi cyumweru. Ariko ukurikije mwindi ibyizi bakurikiranaga nabo bari babyitaye. Icyo si cyo shaka kuvuga. Mvuye aho sizabyibagirwa ngo ndagenda taha ku cyumweru mpagara imbere y'iteraniro nayoboraga iwacu Nyagatare. Ndababaza ngo ariko iyo ujya gusambana ko nta gusambana yambaye nta n'abasambana bahagaze ni bakeya. Nigeze kubibonaho kera muri 84 mu bukwe muri 84 niho nabibonye ahitwa Kazinga cyane abantu babikora bahagaze. Ariko ubundi abajya gusambana icyambere bariyambura. Bakora iki? Bariyambura. Ari wabikora yambaye. None babaza nari bakwigisha ijambo ry'Imana imbere y'iteraniro nyowe ndabaza uherehe iyo ukuramo umwenda wa mbere ugakuramo wa kabiri ugakuramo wa gatatu ugakuramo wa kane ukamanuka ujya hasi kubikora nta kajwi kaba kakubwira ngo urasigaho hagati. Nanjye reka mbabaza narababwira uko byagenze. Wowe iyo ujya kubikora iyo ujya kubesha umuntu iyo ujya guteka umutwe iyo ujya kubesha umugabo umugabo yasize abwiye umugore ati ndagiye ariko ndaza saa izi amaze kugenda bafata imodoka bose bagaruka. Rero bagiye guteka imodoka ku muhanda umugore yinjira mu modoka umugabo yicayeho. Wowe iyo ujya gukora ibintu binyuranyije n'Imana ntabwo wumva akajya kugira ngo sigaho hagati ngo sigaho mariza mugenzi we nta kubaho. Dukeneye kukubatiza mu mazi ashyushye. None ndababaza ivuga gutyo kumbe mu iteraniro nyoboye harimo abantu babiri basambanye. Mvuye ku batuti nicaye hariya umwe azambuka nirangiza kuvugana n'undi azambuka. Nanjye ndamubaza se ni mwebwe mwasambanye ngo ye kutumva Imana ni ishyano we. Ntabwo nzi ko nababwira abakristo ubuzima bw'umukristo bujyanye no kugendana n'Imana kandi ntabwo wagendana n'Imana utumva Imana. Impamvu abagabo bananiwe gukizwa reka babwire niba hari abantu bananiwe gukizwa muri iyi si ni abagabo bagize gute barananiwe. Ubukristo babureberera mu mugabo, ubukristo baburebera mu kazi, ubukristo baburebera mu ifaranga. Bananiwe gukizwa kubera ko batabashije kumanuka ngo none Imana bazamure bayumve. Niba utumva Imana bayitiya reka mabwire abakobwa abasore nutumva Imana we uzashaka umugabo akubera igihwa. Iyo baba we uzashaka umugore akubera nijoro. Madamu yarimo kwigisha abadamu ukuntu uza ku rubuga rumwe rw'abantu bo muri ADPR ku isi. Nilabara umugore w'umutima ngo yubaka urugo ngo ariko umupfu ngo ararusenya ngo kandi akamubera ikimungu
natinze kukuba imungu. Wa mugabo we nuramukurongoye umukobwa utumva Imana azakubera ikimungusha akumunge. Ntabwo muzi rero igufwa imunzi ukuntu ribabaza. Madamu afite ikibazo nk'ivi. Igufwa ryo hejuru n'ibyo hasi birakubana. Usanga rero kugura neza gukora burya kugura uramba bagabo ariko zikubana n'umugore utabwira ejo nawe yakanduza kamwe kuri group araza aramubwira ngo wani icyo kurya ariko nibuka ko washe gusaba bakubwiye ko ntigeze nteka iwacu ari bita abakozi icyo akora niba ushonje hariya hari umugati hari ngira ngo n'iki neza n'isukari hari n'amajyane reba uko wigenze uwo mugabo agira gutya yumye yicaye mukereye umugore aramubwira nta gasoni reka mbabwire abagabo murenge amasura murenge amashuri murenge amafaranga nimwumve Imana. Niba hari abantu bakijijwe mu Rwanda uzi impamvu Imana yarambohoye. Namenye ko umuntu ari umuti. Umuntu ntabwo ari isura. Umuntu ntabwo ari ubutunzi afite. Umuntu ni Imana imurimo. Umuntu ni umuco umurimo. Twumva Imana. So uburyo bwa mbere bwo kumva Imana twabonye nicyo twise kwiyumvamo. Yohana 4:4. Yesu yiyumvamo ko akwiriye kunyura hera. Yiyumvamo. Ninde muntu uri hano udafite icyo yiyumvamo? Yiyumvamo. Kuri ni ruhande rero na Satani nawe arakumvira. Yiyumvamo ko akwiriye kumutuka. Ariko yiyumvamo ko akwiriye gusenga. Icyo twarakibonye ntabwo ntigarukaho cyane. Gusa ariko mu ncamake hari umuhungu umwe umubwiriza w'ubutumwa yagiye kubwiriza ahantu mu Masilamu. Aragenda arababangamira cyane arababwiriza barangije bararaka. Barangije bashaka abahungu 6 babaha imihogo. Kuko kuri Isilamu iyo uyibangamiye barakwica ukajya kwibanira n'umwami bagasigara bisaruye. Umunsi umwe bamubona agiye ku isoko b'abahungu baragenda baramutega. Bamuteze n'itorero iwawe hari umudamu umwe wishingije ameze nk'aho undi waramishaga. Bagiye kwiyumva yiyumvamo ko akwiriye gusengera uwo muhungu. Yaragiye niba yatora ibishyimbo ariko ngo yaragiye guteka ngo yiyumva umutima aramubwira ngo sengera uriya muhungu. Ahita apfukama arasenga. Umutima uramubwira ngo hamagara na Rangwito. Ahamagara na Rangwito barapfukama barasenga. Batangira kuvunagura imitwaro y'umwijima n'ibitero by'abadayimoni. None igihe basengaga umuhungu avuye mu isoko babahungu aho bamutegeye mu gashyamba. Iyo ugiye muri biriya bihugu ibyo tuvuga by'abasilamu usanga batuye mu tuntu tw'udutsiko hagati y'umudugudu n'undi hari agashyamba. Akigaruka rero aho bamutegeye bagiye kumutema. Baravuga bati tuyewe uyu munsi na Yesu wawe. Bababyeyi babiri barimo gusenga. Wa muhungu akigaruka gutya babandi bamubonye ntabwo babonye umuntu babonye intare igenda. Bari bafashe imihoro gutya baruma bumira hahandi baragenda barahwetera barashyira arangije barikomereza n'ibaraje ye yavuye mu isoko arikomereza aritaha. Haleluya. Ibi ngibi ntabwo ari iby'ababwirizabutumwa ni ubuhamya bufatika. Amen. Noneho amaze kurenga igitinyiro cy'Imana kimaze kunyuraho uhagurutse wese agahaguruka yiruka turumbuka agahaguruka yiruka agenda n'imihoro barahita baragenda. Bwije nijoro umwana agenda aramukomandira amubwira mubwiriza butumwa yinguriye urinde aramwibwira araza aramubwira ati mbwira uri mu buki
twari twamuteze ngari kumwe na runaka twari twaje kukurangiza byagenze biteze waje tubona n'intarije twese turuma ibyo ntabwo mbizi ariko ntabwo wari bwite birageze iyo tugenda ntabwo tugaragara uko twebwe tuzi tugaragara uko turi mu Mana n'ukumva Imana nayigira uzagaragara uko abanzi bawe bashaka bazaguhitana cyane iwararasha none igihe kimwe arataha iyo abantu bagiye kuri mission ndasenga Imana kugira ngo itorero uzohereza abamisiyoneri cyane nibizagarukira kubwiriza umusozi oya niba hari abamisiyoneri bari hano munyegere mbabwire biroroshye haleluya aza kugaruka mu itorero ryabo mu buhamya gutanga ubuhamya bw'ukuntu ibintu bimeze arababwira b'abadamu babiri bari bicaye mu iteraniro umudamu arahaguruka aravuga ngo uvuze ngiki byabaye byari sangahe nibwo avuze aravuga ngo nangwa idahaguruka nigute waguze ibi bintu nibwo amubwiye ngo bamusore ngo ayo masaha nari ndi gukora ibi ngibi numva ijwi rimbwira gusenga n'uriya mudamu twarasenze kuko we were moved twiyumvisemo gusenga turasenga Imana ishimwe ko yakoze abandi niba bakumva bene da kumvira Imana neza kandi uburyo bwa mbere wumva n'Imana haleluya ari nabwo wumva musatani ukwiyumva bariza mugenzi wawe uriyumva nk'ikiraka hari umudamu yari afite umugabo w'umusinzi kuko agihamya akajya nzaguta wowe ukanyago nzaguta umwanya wo kubabazwa nuko umugabo ari imbata y'inzoga ahubwo ariyumvamo kumuta cyangwa atari kiramubwira ngo muta ubu barakijwe uyu munsi bafite itorero rinini cyane karangazi abantu bajya karangazi ikintu cya mbere ni ukwiyumvamo Yesu yiyumvamo ko akwiriye kumira Samariya kumva ubutumwa Imana yabugeneye abasamariya icya kabiri twabonye ni inzozi turibuze twabonye yuko Imana ivugana natwe mu nzozi twabonye ko Bibiliya yerekana abantu benshi Imana yagiye ivugana nabo mu nzozi natwe ivugana natwe mu nzozi nagiye mbaho ubuhamya butandukanye haleluya ibyo twarabibonye niyo mpamvu twavuze ngo ikintu cya mbere ukwiriye kwigira ku nzozi nuko Imana igukeneye amasaha yose ku manywa na nijoro hari ibyo ikubwira ukananirwa kumva ikongera ikagaruka mu nzozi kugira ngo irebe ko wakumva niyo mpamvu ibintu byose ugomba kwigenzuza ijambo ry'Imana haleluya icya gatatu twabonye ni ijambo ry'Imana Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo Yesu ashimwe cyane amen iyi nyigisho nayihaye mushiki wanjye Joy abayikeneye kuri PowerPoint ariko kugira ngo ntabwo naguhaye ifite indimi zombi ijambo ry'Imana twabonye neza yuko Abaheburayo imwe ko Imana yavuganiye n'abasekuruza mu kanwa k'abahanuzi kera ariko none yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo iyo dusomye Yohana rero igice cya mbere n'umurongo wa 2 atubwira ngo Yesu niwe jambo ry'Imana haleluya Imana ivuganira natwe mu ijambo ibindi byose tubipimisha ijambo ry'Imana amen so binyuze mu ijambo ry'Imana Imana ibasha kumenyesha ibyo kwiriye cyo nacyo twarakibonye icya kane twabonye n'ubuhanuzi cyangwa n'ubwishuri ubuhanuzi icya kane twabonye n'ubuhanuzi twabonye ko mu itorero habamo ubuhanuzi bubiri hari ubuhanuzi bw'umuhanuzi hari n'ubuhanuzi gusa Abakorinto ba mbere 12:10 atwereka ko Imana iha bamwe guhanura ibaha guhanura ntabwo ibaha kuba abahanuzi bigenda gute twabonye yuko iyo turi mu iteraniro hari message Imana ishaka kuduha nk'itorero muri rusange kuko ubuhanuzi iteka ryose iyo buje mu iteraniro ntabwo buza ari individu ntabwo buza ari ubutumwa bw'umuntu ku giti cye iyo ubuhanuzi buje mu iteraniro buza ari ubuhanuzi bw'iteraniro muri rusange niyo mpamvu utangira kuvuga ngo bana banjye ndi kumwe nawe
amen. ubwo ni ubuhanuzi buza mu iteraniro. Iyo ubuhanuzi bukumanukiye gutyo rero ugahanura, ntabwo bivuze ngo uri umuhanuzi. Haleluya. Reka mbabazi, abigisha hano bose niko ari abashumba, ariko se baba bigishije? Ni nako n'abahanura bose atari abahanuzi. Ahubwo Imana ihitamo kugukoresha uwo munsi ngo utange message yawo, yo ntabwo biguhindura umuhanuzi. Ejo bundi hari umuntu umwe kandi mu iteraniro, noneho umuntu arahanura, arangira azabwira bishop, aramubwira ngo wumvise umuhanuzi. Mu mwanya wo kumubwira ngo wumvise ubuhanuzi, aramubwira ngo wumvise ubuhanuzi. Ntabwo twumva abahanuzi, twumva ubuhanuzi. Kandi ubuhanuzi turabugenzura. Mujya mugenzura ubuhanuzi? Reka basomere ibyanditswe. Abasomera Abatesalonike ba mbere 5. Ubuhanuzi mugomba kubugenzura. Umuntu nahanura abandi babigenzure. Babikora iki? Babigenzure. Abatesalonike ba mbere 5:18. Aravuga ngo kagere ku 19, ntimukazimye umwuka w'Imana, nimureke abahanuzi bahanura, kandi ntimugahindure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza mwirinde ikibi gisana. Bisobanura ngo kumva ubuhanuzi tukabugenzura. Itandukaniro ryo kumva ubuhanuzi n'umuhanuzi ni iri: iyo wumvise umuhanuzi wirengagiza ubuhanuzi, ugafata umuhanuzi ukamurenza ubuhanuzi. Kandi agaciro k'umuhanuzi ni ubuhanuzi. Ugomba kugerageza ubuhanuzi mu ijambo ry'Imana, ukareba ngo ibi bintu uyu mwuka tubwiye byaba bihamanya n'ijambo ry'Imana. Umwana w'umukobwa aragutse araduhamira mu iteraniro, aravuga ngo mwese mu mitima yanyu nimeze nk'amabara yo muri iyi jipo yanyu. Ese bihuye n'ibyanditse? Ngo tubabarire Imana, ngo tubabarire Imana, ngo tubabarire Imana. Satani kaba irabatsinze kuko ibateye guhora mwicira urubanza, munaniwe kwizera ko mwakijijwe n'imbabazi z'Imana. Ubuhanuzi buzira mu muhanuzi, hanyuma tukabutega amatwi tukajya mu ijambo ry'Imana. Umuntu rero yakubwira, twari dufite class Nyamata agiye mu iteraniro, amwe mu banyeshuri bacu aravuga ngo tugire mu iteraniro ryacu. Twinjiye, umudamu mwarinje aramubwira ngo shaka ngo turanye n'abarozi, mugiye kwimuka abarozi, ngo murimo kwimuka, mugiye kwimuka abarozi, ngo agiye kubahunga. Ngo sito umudamu rero atinya kumukoza isoni imbere y'iteraniro, aramubwira ngo nibyo mukozi w'Imana, ariko nari nicaye inyuma nkahariya. Araza ko nta handi umwanya waba araza aricara, ngo pasiteri namuhamije iruhande rwe. Wowe ibintu uziko atari byo, nawe urabyemeye ngo urubaha umuhanuzi, ugafata ibyo. Reka tubyihore, ntabwo twaje kuvuga ku bahanuzi n'iby'abahanuzi gusa. Ubuhanuzi buriho, Imana ivugana natwe muki mu buhanuzi, ariko tugomba kugira gute? Kubusuzuma. Ku rundi ruhande rero hari umuhanuzi, uwo nguwo ni muri ba bandi bane, Abefeso 4:11. Aha bamwe kuba abahanuzi ubuzima bwabo ni ubuhanuzi. Bo ntibigomba ko bitigisa, ntibigomba ko basakuza, ntibigomba ko banavugana byinshi. Ubuzima bwabo bagenda batanga amagambo y'Imana mu buryo bw'igihanuzi. Imana ivugana natwe mu buhanuzi. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Icyaga tani nicyo twita guhishurirwa. Bibiliya iravuga mu Migani ngo guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge. Inkomoko y'iryo jambo ni irihe? Igihe cy'Abisirayeli yayoborwaga n'abantu batatu: umutanzi, umwami n'abamenya cyangwa umuhanuzi. Umutanzi yahuzaga abantu n'Imana, akabatambirira ibitambo. Umwami agasohoza amategeko, agashyira abantu ku murongo. Hanyuma umuhanuzi yahoraga azanira umwami ijwi ry'Imana. Igihe
mwiteze rero niyo usomye muri Samweli wa mbere ibice bitatu igihe cyaje kugira Abisirayeli bakora inzara mu gice cya gatatu aravuga ngo ijambo ry'Imana ryari ingume. Eli ashaje abahungu be bakora nabi mu bitambo ubutambyi butakiriho. Igihe cyose rero umuhanuzi Isirayeli yabaga idafite umuhanuzi ntabwo yabaga ifite kumenya icyo Imana ibashakaho. Niyo mpamvu yavuze ngo iyo abantu badafite ihishurirwa babibyigenge. Guhishurirwa rero ni iki? Guhishurirwa biravuga ngo ibihishwe n'iby'Uwiteka ibihishuwe n'ibyaha. Guhishurirwa abaho urugero. Guhishurirwa ubwabyo ni ukwakira ibihishwe by'umwuka. Ariko urugero ni uruhe? Ushobora kuba uri mu iteraniro umuntu agasoma icyanditswe wowe ukacumva ukumva ibindi bintu bikomeye urimo kumva mu mutima wawe ugafata ikaramu ugatangira ukandika. Icyo nicyo bita guhishura. Haleluya. Amen, amen. Ushobora kureba umunsi umwe nari ngiye gukaraba muri za dushe za kera zimwe z'imiyenzi murazizi. Murazizi za dushe za mbere z'igihe cya nyakatsi. None ndimo gukaraba ngiye kubona mbona amazi nakarabaga arajya mu kobo kangana gutya kandi nikuzu. Magarika gukaraba ndareba amazi ajyamo n'ifuro rijyamo kanga kuzu. Nanjye umutima wanjye rubabona isi na sisitemu y'isi ntigihaga nawe nuyinjiramo uzahaga. Ninde muntu uri hano ushobora guhaga amafaranga? Icyo gihe nari mfite ikibazo cy'ubuzima ngira Imana igira ngo Mana nuramuka umpaye 1000 ari icya rwose ari icyanjye Mana nzagushimira. Bicaye 1000 na kimwe n'abantu Mana no numpa 5 ari ayanjye zamenya ko nkunda. Bicaye 5 maze kwa n'abantu Mana no numpa 10 nkayishyira hano ari icyanjye nzamenya ko nkunda. Bicaye 10 ndaribona ngeze n'abantu Mana noneho nini maze nkagera n'umuntu nteye nabi dore ngo umudamu we duteye cy'ikenda ari muri uzi ko bahari hano nayo niba ari uteye nabi kenyine kujya n'abantu Mana no 50 yanjye ari ayanjye nashira hano nzamenya kuzanjara no mwisho uzi ko nteye nabi nani n'abantu Mana ariko numpa 500 butiye mbona amadolari 500 nagombaga kumpatira kavana inaha kanjye Nairobi n'umuryango abantu Mana noneho urazi kabisa ariko noneho Mana numpa miliyoni akaba ari yanjye nzamenya iyo naruze muzamenya ko ntazapfa. Maze kubona miliyoni umutima wanjye wakangutse. Uribuka kuri y'amazi byarambwiye ngo isi niko imeze nuyinjiramo ntuzigera uhaga. Ndaba ngo Mana umbabarire muri ubu buzima sinkeneye amafaranga nkeneye serivisi zitangwa n'iki n'amafaranga. Amen, amen. Niba rero umeze nkanjye ukaba umeze gutyo ntabwo ufite ishuri ukeneye guhishurirwa kumenya ko ubuzima bwawe utabeshejweho n'amafaranga. Mu by'ukuri iyo ukeneye amafaranga yo kugura amazi reka mbabwire ibyo bita gukizwa no guhishurirwa. Iyo ukeneye amafaranga yo kugura amazi hanyuma mudiyakoni Kanzayire akakuzanira amazi ntabwo uba niba uri umukristo wuzuye umwuka wera ntabwo uba ugikeneye ya mafaranga yo kugura amazi kuko amafaranga ubwayo icyongereza baravuga ngo is not the end means. Ntabwo ibyo ukeneye birangirira mu mafaranga ahubwo ukeneye ushobora kubibonesha amafaranga ariko iyo ubibonye n'ubu ugikeneye amafaranga.
guhishurirwa rero ni ukureba n'ukumva ugakuramo inyungu z'iby'umwuka no mu buzima bwawe. Imana ivugana natwe rero iyindi hishuri. Kubera guhishurirwa rero niyo mpamvu ugomba gufata umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana, kuko binyuze mu ijambo ry'Imana nibwo ubasha guhishura. Abajya kwiga theology wenda mwangiyeyo, wenda n'abandi muzajyayo, ariko theology bivuga kwiga Imana. Theo ni Imana, logic ni ukwiga, kandi twiga Imana mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nubwo twita biblical method, kwiga Imana ushingiye kuri Bibiliya. Hakaza n'ibyo twita systematic study, kwiga Imana ukurikije ibigukikije. Kwiga Imana ukurikije ibigukikije bishingira ku guhishurira muri bya bintu ureba, kandi byose bizashingira ku ijambo ry'Imana riri muri wowe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Guhishurirwa. Amen. Aho wishyurwa kutari abantu bigira ibyigenge. bariza mugenzi wawe ni gute uyoborwa. Hari ubuyobozi bw'inzego enye, tugita natural leadership, ubuyobozi bw'inzego enye. Ubuyobozi bwa mbere ni ubw'Imana, buri muntu wese muri hano ari munsi y'ubuyobozi bwa mbere. Ubuyobozi bwa kabiri ni ubuyobozi bw'ababyeyi, n'uvuka ku giti cyangwa ku ibuye. So hari ubuyobozi bw'ababyeyi, umubyeyi wawe agufiteho ububasha uko byagera kose nawe yaba ashaka. Ubuyobozi bwa gatatu ni ubw'itorero, itorero rigufiteho ububasha. Niba itorero ari kuyoboye ritagufiteho ububasha, my friend, ryujuje akaunti rizabarizwa ubusa, ari kuzabazwa abantu udafite. Ni bande bakora muri banki? Reba Mungu bakora muri banki, muri Ecobank, bakakubaza ko bosco yahembwe kandi adakoramo. Nigeze nawe kuzatubaza abo tuyoboye tutabayoboye. Nishyano. Ubuyobozi bwa kane rero ni ubuyobozi bw'amategeko. Iyo unaniye Imana ukananira ababyeyi ukananira itorero, nta kindi gikurikiraho. Ntabwo unanira itegeko. Ubuyobozi bw'iki? Bw'itegeko. So, ikintu cyagufasha rero ni umwuka n'ubuzima bwo guhishura. Iyo uhishurirwa Imana, mu rugero rwo guhishurirwa iby'Imana, ucishwa bugufi cyane. Uyu munsi yega amafaranga ndayakeneye, ariko amafaranga nta mwanya afite mu mutima wawe. Hari abantu babushye n'ifaranga birukana dayimoni izina ariko ifaranga ntawe ajya bayirukana. Muzakore deliverance umunsi umwe yo kwirukana dayimoni yo gukunda ibintu. Niyo mpamvu akabonye agashyira hano, ntiyibuke kubaha Imana, ntiyibuke gutanga icyacumi, ntiyibuke gutanga ituro, ntiyibuke gushyigikira abagize ibyago, ntiyibukire gutera inkunga abashaka, ntiyibuke akavuga aka ngaka ndakabonye kazarangira, reka gatunge neza. Ntabwo ikibazo ari ifaranga. Ubushize nababwiye urwego rw'inzara, inzara y'igifu, inzara yo ku mutima, n'inzara yo mu igufwa. Usanga rero ifaranga ryarakuze, byaragiye kugera mu igufwa, waribona ugashaka kurireba gusa, kandi ntabwo ari ibyawe. Uzarice cyangwa uyitwigurebe, bazagukatira imyaka mageragere. Ni ibintu binyura mu biganza byawe, ntabwo ari ibyawe. Ibyo rero by'ibipapuro, ubundi ifaranga bivuga iki? Ifaranga bivuga the value of gold on the market. Ifaranga bivuga agaciro k'izahabu ku isoko. Noneho agaciro k'izahabu ku isoko kakakubuza Imana, kakakubuza no kubaha Imana. Ngira mgezo ngo ntabwo turi ibigega by'umugisha w'Imana, turambatiyo. Ikigega kibika amazi ariko ititanga amazi. Imana iguha mu buzima bwawe n'umuyoboro. Ukwiriye kumva Imana, ukwiriye guhishurirwa Imana, ukamenya icyo ukoresha ibyo Imana yaguhaye. Amen, amen. Haleluya. Amen, amen. Turi ibisonga, ariko ntabwo mfite umwanya wo kuvuga ngo turi ibisonga. Ibisonga tuzabivugaho ubutaha. Iyo rero igikurikiyeho kumva Imana, guhishurirwa, igikurikiyeho ni ibiganiro by'abandi bantu. Hari abantu batekereza Imana nka Allah subhanahu wa ta'ala.
iyo usomye Korani igice cy'ijana na makumyabiri aravuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala. Niba kuvuga ngo Uwiteka nyir'ingabo nawe rero bavuga Allah subhanahu wa ta'ala. Korani ijana na makumyabiri aravuga ngo Allah nta asa nacyo, nta byara nta byagwa. Hari abantu bafashe Imana yacu y'abakristo baragenda bayifata bayishyira mu bantu bamwe, bayihanika ahantu mu ijuru, bashyira mu byegera nini bitegeye. Bari baramubwira Imana yacu ni Imana ya fellowship, ni Imana y'ubumwe, ibana natwe, itura muri twe, igendera muri twe, ikorera muri twe. Amen, amen, amen. Ibana na bagenzi bacu. Amen, 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 amen. Bibiliya rivuga ngo iki muri Maraki? Ngo bahungu Uwiteka ubwo baganiraga, ngo Uwiteka yateraga amatwi akagira ate? Akumva. N'ibitabo by'ubwibutso bikagira iki? Bikandikwa. Hallelujah. Ndashaka kuvuga iyo abantu bubaha Imana bavuga, mu byo bavuga batangamo message y'ubumana. Hallelujah. Ushobora kubura aho hafi rero bakaganira ukumvamo icyo Imana ivugana nawe. Amen, amen. Urugero reka urugero nubwo atari abubaha Imana. Gideon ajya kurwana n'abamidiyani, bari batinye, bamaze igihe batinya, ariko yiyumvamo ko akwiriye kugenda. Abwira umugara w'umutwazi Imana amubwira ngo wino tugende tujye muri urugero rw'abariya banyagwa batakira. Uwiteka yaguye itsinzi kuri bo, baragenda ngo bari hafi yawo ku rutare, bumva umwe aganira undi muhenge urarose mwirobe bya Seyiri witembagara uriba ku ihema ryacu ry'abamidiyani ngo riba rigarana. Urambwira ati yewe ati ibyo bintu ntabwo ari inzozi uzozi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene wose. Gideyoni yabyumvise abwira umutwari wacu jya tubatere, Uwiteka arabatugabije. Yashubijwe n'imbaraga nyinshi nuko yumvise ikiganiro. Byageze mu mugasuzugura ibyo abantu baganiriye iruhande rwawe. Amen, amen. Imana ishobora kubivuga cyangwa Satani avuga. Umunsi umwe iwacu dusigaye tuyungurura amazi, zitatumye yungurura. Kabaga muri class Musanze tuzana n'abantu b'abaganga baza baseka bavuga iby'amazi n'abantu bari abantu ugasanga umuntu batogosheje amazi ngo yo kunywa bakayateka, ngo ntazi ko yishe imyunyu yose iba mu mazi. Baganira n'ushe byumviza babwiye ko ubwo iwacu twarayatogozaga nawe yewe nishe abantu banje rero uwo munsi narandinjira muri tedomire ngura y'intuza agakontena kayungurura amazi, tugomba amazi ugasukamo tukayungurura bya byo wayungurura amazi bitiri yateka. Naje kugura ayo mazi twanguye amazi yinguriye kubera icyo uko numvise abantu twumva Imana muri bagenzi bacu. So kumva Imana muri bagenzi bacu agace kandi kongeye kuri iyo ngingo ni ubujyanama, inama. Bariza mugenzi ukunda inama. Bibiliya ngo abajyanama b'ubwenge bakwiriye abantu bagira gute? Barakomera. Bari kuhinyura inama bayanga ubwenge. Bariza mugenzi ari kutugirwa inama. Nari umukobwa nawe waragaraje arambwira mushumba iyo ashaka kugira ngo aguture mu mutego waraza mu mushumba. Niba abashumba ntimukemere ko avuga mushumba, mujye mubwira amarero mba kuko hari umushuka, hari ushobora kuvuga mushukuri mushukanyi mushu byaga kubi barambwira mushu indoke ibyo rero hari brother umwe ukunda Imana yagaragaje yuko twabana asengera he agira akazi kenshi. Iyo umukobwa atangiye kugira ngo umuhungu agira akazi kenshi ntajya se ujye umenya ngo agiye kukuzanira rubebe. Narabwira ngo rero umukobwa wanjye bakora ino ba mbere gatandatu baravuga ngo umuco n'umwijima ntabwo bijya bihura.
ndabona rero watari umugabo ahubwo ari impyisi satani akohereje azaguhekenya ube ubabaye. Ese wamuzanira? Nzamubwira. Uragenda ku munsi wa kujya warambwira ngo yishingiye. Agenda ageze y'umuhungu yari mu Barangi n'ahitwa inyuma hitwa Tabagwe mu gace k'inyuma bahita za Rubirizi. Umuhungu yari umurangi ahita amutwara mu Barangi. Ibyo namubwiye ngo ni impyisi zakurya ugiye maze mugeza ugibira abasore muhaguruke ku maguru yanyu. Haleluya. Abasore n'inkumi muhaguruke. Nabahari okay. Barahari nabo mugirwa inama. Uzikora biravuga ngo inama y'umuntu yigira ngo niye ku giti cye ngo ariko igisubizo cy'ukuri kiva ku Uwiteka Imana. Hari ibintu batakubwira mu nyigisho, hari ibintu batakubwira mu gusengera, hari ibintu batakubwira mu kuguhanurira, ariko bakubwira mu izina ry'Uwiteka mu buryo bw'inama. Imana ivugana nawe. Bagiye gusura itorero. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Pastor kutamagaritse. Oya, agiye cyane. Haza people. Ikindi kigana ku cyanyuma ni ibibazo. Ibibazo n'amakuba n'ingorane unyuramo, Imana nazo irabikoresha. Kuvugana nawe. Ntabwo njya gusoma ibyanditswe, ariko isomye ku Muhara 22 uzahasanga inkuru za Baramu. Baramu yari umuhanuzi w'Uwiteka, yumva Imana kabisa. Ariko Baraki aramubwira ati tu iyi mari ubona ndayiguha mvumira bari abantu. Arenga kwibwi n'Imana ryamubujije, aragenda ajya kubavuga. Imana ibonye ko yahatirije ishyira mu kanwa ke umugisha, ariko Baramu n'ibyanga yurira indogobe ajya ahandi kandi kanunga ngo kitegeye cyane kubavuga. Imana ihagarika marayika wayo mu nzira, indogobe iramubona, Baramu ntiyayibona. Ariko ibi naryo ni ishyano. Nyirabweze inkoko ubona Imana wowe ntuyibone. Arangije arayikubise amazi amumwoye. Nagira ngo rero nabyara imagi indogobe murayizi. Abantu bazi indogobe murayizi. Mutanayizi murebe ko muza kwigugu wandika ngo donkey. Urayibona. Nagira ngo rero cyane wajyayiba uwiteke. Ni indogobe yawe cyane barawundi. Indogobe imnazi. Abantu bange bakeneye kuvugishwa n'indogobe kugira ngo bumve. Umuriri n'indogobe yawe. Ako kandi Imana ihumura amaso yabona marayika. Marayika aramubwira ngo iyo ndogobe ikwigije, niyo zitari imbabazi uyu munsi mawuti kubikagwa. Icyatugeza ni kesi rero ni indogobe. Ikibazo cyo kuvugishwa n'indogobe. Hari abantu bamwe batumva Imana bakabanza kuvugishwa n'indogobe. Umunsi umwe twabaga mu nzu y'umuntu, araza aradusindira nijoro, yari umusinzi agenda azerera. Iyo uri mu nzu y'umuntu rero, niyo yaza saa 9 z'ijoro bakingura. Araza ati nijya bakingura inzu yanjye. Bakingura bagenda ukana ukura ku mufariso urajura amusasi. Aragera aryama. Ariko ndangose. Ngorera muri pasteur. Ibi 2003 sozagira. Nzareka. Muri pasteur iyo mwana ukorera rwose. Wazayingiga ngo hari izuka reka kugira ngo myasendikara yitwa kasendikara. Rwose. Nagize ibyago iryo joro. Mama yari yaharaye kandi mama ni wa munyarwandakazi babandi b'abatutsikazi bazi gutukana no kugwicurira. Murabazi bene abo bantu. Ashobora kukubwira urujambo rumwe. Araza mu gitondo arandeba arambwira ngo ari kugura umugabo ki. Waba yambwiye ngo iyo mpamvu usenga itaguye itwarara mu yasendikara nawe ukazasira muri salo y'imyanya. Ninzajya nza ujya wimuka mu cyumba cy'inzu yanjye. Mama mu gitondo nawe arongera. Nabyutse narwara. Nabyutse narwara. Umwana wacu w'umukobwa witwa Feva umunsi
mu kwezi gutaha azajya kwiga muri Mauritius. Yari afite imyaka 3 ndabyibuka. Ndi nyuma ndimo gukaraba noza amenyo. Arazahagarara munsi yanjye arambwira ngo dati indi ngo inzu ntabwo ari yacu indi tugiye kwimuka. None nyina mureba gutya narifashe gutya uburoso ndeba umwana tugiye kujya he tugiye kwimuka arigenzi abana bene abagabo ntabwo mushobora kuvugana ngo dushire niba tugiye kwimuka Mana we wanye we aho tugiye gusa niba bahumurije umutima wawe haleluya niba bazanye amahoro mu mutima wawe haleluya reka nubwire inshuti yawe ziragana we ukubwira ngo iyo mana reka mbabwire ntabwo imana ishinzwe gushakisha mwikundira imana kumva inzu n'uyu munsi nimutse hano ngiye karuma kubera ko hano nananiwe kwishyura iyo nzu ngiye mu y'amakeya ntabwo imana izaba imana kuko yayishyurira ntabwo izaba imana kuko yamaye amafaranga n'imana kuko ari imana haleluya haleluya kila mzazi wako ashia ku ruhande imana ni imana kuko ari imana haleluya ariko mara imana ni imana ufite amafaranga ni imana utafite ni imana ujyaye ni imana utajyaye ni imana wahombye ni imana izaguma ari imana wirambye ibibazo byawe bishyira imana ariko wituma bihindura imana kutari imana imana ni imana ntabwo mfite umwanya wo kuba wowe uwo munsi cya kirungurira cya serikara na wa musonga w'amahanga ubyara byakuwemo n'uko imana yavuganiye nanjye mu kanwa k'uruhinja rwawe imana ni imana imana ni imana yakoze umugabo imana ni imana imana ni imana waba wize ni imana nabwiye abana banjye nababwira amafaranga naboneka muzajya mu ishuri nataboneka imana yacu izaguma ari imana kandi tuzayikorera twishimye abana banjye tujyana ku meza y'umwami Yameze imana ni imana imana ni imana nubwo waba urwaye ni imana nubwo waba ucekuye ni imana nubwo waba utuze ni imana ni imana ni imana gusa full stop haleluya amen amen reka rero kuzana inararenge byawe ngo mana rero wa mudamu hariya musaza ajyana agafuka asigaye akajyana mu musozi ngo mana niye ngo wowe bakakakugahaza ngo arakayika ngo ngaho ngwino nawe ukayike ubwo ni ubwana imana ni inyacyubahiro haleluya amen amen ni imana mu bibazo byawe iravuga birababaza bigira imisonga ariko iguma ari imana ariko nazo ikavugana nazo reka mbare ikindi kintu kimwe cyatubayeho nari mfite akamoto nagendaga mu mwaka ngaha 2007 bukeye karashya iragurumana gusa nihaye umuntu ari iwe ayiparitse iragurumana irashya abakristo barahaguruka batubona umuvumo niba hari abantu mubaha mu buzima kandi ntinya mfite ubwoba ko Yesu azaza bakiri mu by'imivumo ni abakristo bizeye imivumo umuvumo bivuga umwuka mubi uva ku Uwiteka ukurikije Bibiliya umuvumo ni umwuka mubi uva ku Uwiteka imaze gushya ubabwira ngo rero ngo ni umuvumo niwandi ntawatuzi imodoka niwandi ntawagize gutya uwo ni umuvumo gukurikirana ndabwira isawa ndagenda mbwira madamu abashakanye niba hari ikibazo gikomeye mu rugo ujya muhuza ibiganza gutya musenge ndagiye twasensereje gufite n'abo mana ngushimye ko iyi moto ihiye ahari yari kunyiceje urayishe kugira ngo ngendeho haleluya abandi ko babona isano
abantu babo bari bivugo njyewe nabonye ko Imana igishije mu bibazo byawe ntabwo gushirisha Imana ishobora kuba hari ikivuga haciyeho amezi abiri mudamu umwe w'umufinirani w'inshuti yanjye yashakaga kujya Kampala arambwira ndashaka kujya Kampala nta muntu mpazi nambwira hari umukecuru w'umushumba nzi ufite itorero ahitwa Busega Birakosenda n'inshuti yake nzajyayo mutegurire ngenda mutegurire tugeze rero abazungu burya n'abana beza bambariraga amayiri 10 ku munsi icyumweru twamazeyo cyari gihwanye n'amadolari 200 nitamo nagara umukanishi w'umuganda wabaga Nyagatare ndagiye gufata ya moto yanjye uzuyambike ya mafaranga naraje mvuye mu modoka mvuye Kampala ndagera namwishyura nshyiramo lisansi nzamuka kuri ya moto yanjye zubiri wakimira abandi bambiraga ngo baranga ngo yewe uranesheje uratsinze mwikizamura kinesheje reka mbabwire ntukareba ibibazo byawe n'ishyano reba ibibazo byawe n'ahantu uciye kumvira Imana bakwirukanye ku kazi wikwimanika girlfriend wawe yatwawe n'undi mugabo wikwimanika wijya kumunda amahoro no kwamakuza please ibibazo byose Imana ifite umugambi urubyiruko mureke kujya kumunda amahoro ejo bundi umukobwa umwe yaraje arambwira ngo kabaye byagenze gute wa mufiyanse wanjye yihimbiye yabiretse ndamubwira ngo shima Imana iramukijije murangije ashobora kuba Imana yabonye ko azakubera ishyano cyangwa azakwakara mu mazu umwaka umwe azapfa mu mazu umwaka umwe muri byose jye dushima Imana ahubwo mu bibazo byawe Imana izakubana mu bibazo byawe Imana izagira ite wibona nawe kujijira icyanyuma mbabarire kuri cyane ntabwo nshaka ko munyongera yindi minota nyacyagi icyanyuma nicyo twita inner voice ijwi ryo mu mutima haleluya ijwi ryo mu mutima iyo dusoma ibyahishuwe irabona igice cya mbere n'umurongo wa 10 avuga ngo Yohana aravuga ngo numva ijwi inyuma yanjye numva ijwi icyo gihe Musenikara na mama baraye bandishyize kuri iyo misonga haciye iminsi mikeya numva ijwi rimbwira ngo haguruka ajya gusenga ibyumweru 16 Yes. amezi ane nari bazi umugore wanjye namushyiraho n'abana banjye hari umudamu umwe wasengeraga mu itorero ryacu w'umupfakazi yabaga mu kizu kituzuye gikingishije amabati ngira madamu mbere tujya gushakana narakubwiye gushakwe n'abagabo babiri ubwo tujya gushakana narakubwiye gushakwe n'uyu rero inyuma witwa Bosco ariko imbere muri jyewe gushatse n'uwundi witwa Kristo so uzakurikira aba bantu bombi babiri tumaranye imyaka 25 ejo bundi ukwa munani kuri 15 twizihije imyaka 25 amen igihe twari Nairobi ubwo twagize ntagarambangamiye amen turategura tuva mu nzu ya Senika ndagenda mushyira muri ya nzu y'abapfakazi barabana barasangira babyusa bityo ndagenda njya kumusura abakozi b'Imana barahaguruka abakristo barahaguruka jewe yarayose yataye umugore ntakijya mu nama ntaboneka mu bwerane mu maseminari ntakijyayo aba mu rusengero arasenga gusa yarayose ariko reka mbabaze iwa ryari ririho ninde muri abo ryari ririho muri iyo minsi nagize ibyago umwana wanjye anywa amata yaguye mu mushushwe arahumana umunsi umwe aho urusengero twasengeragamo Yesu twasengeragamo nyirayo bagira ibyago ibi birasabuka bati nimuyigure mbwira abantu tugure inzu ndaho narambwira ati banza ugure amata y'umwana wawe dore yabyinze amata mwiterane umusonga iyo uri ku muntu niwo uwimenyera iyo ushimikiriye ukareba Imana niyo yose ivugana nawe icyo gihe numviye cyane ndagenda njya imbere y'Imana habura icyumweru kimwe ndamugeze ngo habura icyumweru kimwe na 16 byuzuye inzu dufite uyu munsi ari iyacu Nyagatare yabaga mu gihugu cy'igifundi kiriyo kije bagijyana muri gereza ya Nyagatare
inama y'umudugudu iraterana kandi ngo pasiteri wacu yabuze inzu yiyahuye mu rusengero mugende mumuzane mumuhe inzu ayiremo. Nuko uko madamu yavuye kwa wa mupakarizi kandi nuko twabonye inzu tuyimazemo amezi 3 nyira yaraza yabaga ibyuma ati ukamkodesha. Mu buzima bwanjye nanga gukodesha nanga guhaha no kuburana. Gukodesha, guhaha no kuburana. Iyo uburana uri umubwirizabutumwa urandagara. Nta mubwirizabutumwa uburana zirazira. Nta Bibiliya ntayivuga ngo uzajye kurega. Iravuga ngo bazakurege ariko wikiranure nawe mutarajya imbere y'umucamanza. Araza ati Imana y'Imana rero urazi yuko muramutegereje kuzaza. Sishaka kuzarwana n'uyu muntu. Aragenda. Inkuru zirakwira muri bene data. Kwizo bashaka kudukodesha. Bati twitanga. Bigera ahangaha. Madama batangiye gucuruza udutoki n'uturayi n'icyayi n'amandazi. Arasevinga abagejeje 10,000. Umunsi umwe nyirayo aradutunga. Dufite 10,000. Ayo pasiteri twakoranaga hari amafaranga y'abazungu najyanaga Kampala. Bari baraduhaye tuyashyira kuri konti n'ubwo amafaranga bishyuriye arayanyima amahoma 20. Nyine narambwira ati sijya rutanga amafaranga n'abonye 60. Ati yambira. Turasinya ko nyuma ya 300 zamuha 20 azama yehe. Ati yari meza 5 nuko twabonye yamuso. Ijwi ryajyanye gusenga nta gitabo cyo kuri imbere y'Imana. Imana icisha inzira. Uyu munsi ndiruka mwisi. Wa gatatu nzajya Kampala. Mushize nayo ni Nairobi. Ndiruka mu gihugu mpaka nzajya Nigeria. Ndiruka muri iyi si ariko mfitaho nita iwacu. Hallelujah. Zako motero. Byajyanye gusenga. Amen, amen. Ijwi. Amen. Aho hari ibibazanga nabwirwa n'ikijwi ry'Imana n'irya Satani. Buri kibitandukanye. Ijwi ry'Imana riza byorohereye ariko rifite ubutwari. Ijwi rya Satani riza rikomeye ritera ubwoba rindisha ubushitsi kandi rikwizeza inyungu uri bubone. Nta ijwi ry'Imana rikubwira inyungu zibifatika. Ireta rikubwira ngo nubigeze gutya ugakora imibare urakora ibigiye urabona ibigiye. Iyo ni ijwi ry'Imana. Kuki rero reka soreze kuri aka gace ntabwo nagira nakababwiye. N'umuntu tumwe nkoresha. Kuki abantu kuki bigoye kumva Imana uyu munsi. Icyambere na mbere ni ukutamenya ubushake bw'Imana n'icyerekezo cy'Imana. Abumva Icyongereza, lack of understanding God's will and perspective. Uko Imana ibona ibintu. Kutamenya ubushake bwayo no kutamenya uko ibona ibintu niyo mpamvu abantu batumva Imana. Bashaka kuyikurura ngo bayijyane mu buryo bo babibona. Icyo ni icyambere. Cya kabiri nibyo twita lack of spiritual stability. Guhuzagurika kudakomerera mu mwami. Usanga mbere uri hano mwanya muri mu mwami n'umwanya w'umuzaha umwanya yawe wasenze umwanya wavuyemo umwanya warakaye ariko uri aha ngaho. Hari n'abagenda basenga mu matorero ngo barashaka itorero ryiza. Itorero ryiza ni iri ni ritarimo abantu. Ese mu bantu nyine ko muziye kamere nuzanye abavuze ngo bo muri ADP ngo turakizwa bakazamura bagakomeza bakazamura tugakizwa zikaduka tugakizwa bakamara tugakizwa ntabwo mwibwonga unyama mahera. Rero itorero ryiza naho basha kumva ijambo ry'Imana ntabwo ari aho ubonera inyungu zawe. So instability. Icya gatatu ni urufatiro rubi. Umuntu yarakijijwe baramubwira ngo ukijijwe Imana kumara ubukene bwawe bwose. Ntabwo Imana ukizwa Imana ize kumara ubukene. Ukizwa kugira ngo uze kubana n'Imana, ugendane n'Imana, ubu w'Imana. Hallelujah. Amen, amen. Urufatiro rubi rero abantu bagize nibyo shingiro byo kutumva Imana. Self-centeredness, kwikunda no kwirebaho. Muzi kwikunda ibyo ari byo. Ni amagambo atatu. Kwi ni verb. Ku ni preposition. Inda ni noun. Kwikunda ni ugukora ibikorwa biganisha ku nda yawe. Igihe cyose iyerekwa ryawe ari inda yawe ntabwo uzumva Imana. Niyo mpamvu nasengesho y'idengera asigaye nk'isengesho rigoye. Ntabwo Imana yigira ngo Mana kuva nkiriho mu mwami
undinde inzara y'igifu, inzara y'umutima, inzara yo mw'igufwa, inzara y'abagore, inzara y'icyubahiro. Ibyo ni ibintu bituma wirebaho ugahemukira Imana. Yesu adufashe. Amen, amen. Haleluya. Amen. Kumva byagenze gusaba Imana iguha umutima wo kwiyumva. Biraba mu mwihutire kumva ariko mutinde kuvuga. Iyo interval ako kandi ko hagati yo kumva no kuvuga niho wumvira Imana kugira ngo umenye aho uri. Reka dusenge. Mana turagushimira kuri Imana yacu. Ubuhangaje bwawe waramanutse uratwiyegereza kugira ngo ubashe kubana natwe. Twabonye ubwiza bwawe, twumvise ijwi ryawe. Ndagusaba kugira ngo iterane ubwoko bwawe ubwigarurire kugira ngo ubashe kukumva, ubone uko ukora ibikwiriye muri ubu buzima. Mu izina ry'Umwana wacu Yesu. Amen, amen. Ataragenda kugeza ku mpakano rw'ibibazo, niba hari umuntu ufite ikibazo uzamura ikiganza kugira ngo gusubize. Umuntu umwe wenyine ni babiri. Kaduhere hano hafi. Murakoze ntabwo nizange namubazaga ibibazo ibyo yigishije umunsi kubita ugarukiramo abikurikiranye. Nabonye nk'umunani nabonye ikindi. Okay. Hari icyo ntavuze cy'ibimenyetso n'ibitangaza. Icyakene ntabwo nakivuze ibimenyetso n'ibitangaza. Imana ubundi ibitangaza kwa Kristo ntabwo bakwiriye gutangara, kuko ibitangaza ni ubuzima ni imiterere y'ubuzima bwa